nshya za internet ndetse no guhamagara n'uburyohe gusa. Amafaranga 100 araguha iminota 50, amafaranga 200 araguha iminota 250, amafaranga 500 paka y'icyumweru araguha iminota 800. Airtel n'uburyohe gusa. Sibyo gusa, twabazaniye na gigabyte imwe ya buri munsi icyumweru cyose ugahamagara udahagarara n'amafaranga 1000 gusa. Ugahabwa buri munsi giga imwe ya buri munsi ndetse ugahamagara byiteka. Sibyo gusa, nibibagirwe na paka 3 y'ukwezi aho buri munsi ugaha giga imwe ugahamagara byiteka, bayita unlimited. Airtel reason to imagine. Airtel dufite na simukadi kubuntu, ubuntu gusa. Uraza hano muri Airtel mini shop cyangwa shop ikwegereye ugahabwa simukadi kubuntu ndetse iminota utamara ikahita iza yikuba. Airtel kuko Rwanda.